umuntu akuzwa n'iki? Twaravuze ngo iyo umuntu amaze gukura kiza kikubwira ko umuntu yabaye umugabo. Turaza kubireba ibiranga umwana wo mu mwuka n'ibiranga umuntu wakuze mu mwuka. Niki kijya kiranga umuntu ko yakuze? Niki kijya kiranga umuntu ko akiri umwana? Hanyuma ejo twarebye ibice 4 umukristo agomba gukuramo kugira ngo agere ku kigero cyiza cya Yesu Kristo. Twabonye ko umuntu azakura mu bice 4. Ari byo byanditse mu gitabo cya Luka, rwandiko ni injiri ya Luka, ibice 2:52. Aravuga ngo arabyiruka, agwiza ubwenge, ashimwa n'abantu, ashimwa n'Imana. Mu gukuza dimension physique, aspect mental, aspect spirituel na aspect social. Wakuze mu mwuka azakuza ibyo bice ko ari bibiri. Hanyuma twari tugeze niki gikuza umuntu? Niho twari tugeze. Umuntu akuzwa niki? Kugira ngo tuvuge ngo umuntu yarakuze, biransaba iki kugira ngo nkure? Mve mu buzima bw'ubwana bw'umuntu ukuze, biransaba iki? Turareba ibiza bikuza umuntu. Cyanditswe tuza kugenderaho ni cya kindi cyo muri Luka. Hanyuma twavuze ko dukura kugira ngo tube, hanyuma tugakura kugira ngo dukore. We grow to become and we grow to do. We grow to be. Dukura ngo tube, tugakura ngo dukore. Dufate responsibilities. Dufate inshingano. Kuko iyo umuntu amaze gukura, nahoze misubiramo ejo, ntajya atekereza gukorerwa, ahubwo atekereza gukorera. Muri factor, mu bintu bikomeye bihabwa agaciro by'umuntu wakuze, ni umwana utagisaba papa, ni umwana utekereza gukorera papa. Ikintu gikomeye dukeneye gutekereza muri iki gihe nk'abantu bakuze, ni ugutekereza icyo dukeneye gukorera Imana muri iki gihe. Ko nk'abantu bamaze gukura ntibaba bagitekereza icyo papa nzanira bombo, azatekereza ko agiye ku mubyeyi kuko amaze gufata responsibility z'urugo. Ntabwo abakiri umwana, ahubwo aba amaze gufata responsibility z'urugo, arimo aratekereza icyo akorera urugo, icyo akorera ababyeyi. Uwo muntu aba amaze gukura. Ibyo nibyo twarimo tugaruka ejo. Dukura ngo tube abo Yesu ashaka ko tubaho. Kandi icyo Yesu ashaka ko tubabo nuko tuba bigishwa. Kuba bigishwa, twabonye rero ibintu 3 biranga umwigishwa. Muri Yohana w'ubutumwa 8:31 abwira abayuda bamwemeye, nimuguma mu ijambo muzaba bigishwa banjye nyakuri. Ibice 13:35 arababwira ngo iki nicyo cyubahisha data, iki nicyo kibatera kuba bigishwa nimukundana. Cyo ni icya kabiri. Icya gatatu, Yohana w'ubutumwa 15:8, ibi nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Ibyo twavuze 3 bigira umuntu kuba umwigishwa: kuzura ijambo, kuba mu ijambo, kuzura urukundo no kwera imbuto. Ibyo 3 bigira umuntu kuba umwigishwa. Dukura kugira ngo tube abo Yesu ashaka ko tubabo. Kandi abo Yesu ashaka ko tubabo saba aririmbyi. Nta nubwo Yesu ashaka ko tuba abapasiteri na bamwarimu, arashaka turi abigishwa. Mujye mu isi muhindura abantu bo ku isi bose mubahindura abigishwa. Kuba umwigishwa hiyongereho ibindi ukeneye kubavyo, ariko wabanje kuba umwigishwa. Iki nicyo cyubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa abantu. Nibyo 3 biza biranga umuntu ko ari umwigishwa: wuzuye ijambo, urangwa n'urukundo, wera imbuto. Hanyuma imbuto twera nazo twazibonye ziri mu bice 3. Iki nicyo cyubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi, hanyuma mukaba abigishwa abantu. Twarebeye hamwe imbuto twera.
ntago nza kuzisubiramo, ariko ndazivuga gusa. Imbuto z'imirimo myiza, imbuto z'umuco, imbuto z'umwuka.